mukunzi w'ijambo ry'Imana, twongeye guhurira kuri uyu murongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa channel. Reka ngushimire uburyo wongeye gutanga akanya kugira ngo tugendane mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo avuga ngo Sodomu na Gomora byo muri iki gihe. Uwo muri kumwe muri aka kanya ni Kayishema Joel. Dusenge. Mana yacu ihoraho iri mu ijuru, reka tugushimire uburyo wakomeje kurinda abana bawe, nubwo isi irimo ubugome n'ibyaha bitagira ingano, ariko Nyagasani imbabazi zawe ziracyayirangwamo. Uyu mwanya tugiye kureba icyo ijambo ryawe ritubwira. Turagusaba kugira ngo Uwiteka umurikire umuntu wese, maze Data mwiza ukuri ko mu ijambo ryawe gusobanuke nk'uko kuri, mu izina rya Yesu, amen. Sinzi niba warigeze ubona amatsinda atandukanye y'abagizi ba nabi, cyangwa se wenda nawe ubwawe ukaba warigeze kuyabarirwamo. Hari igihe bitangira umuntu yibwira yuko ari byiza, ariko amaherezo bikazamuviramo akaga gakomeye. Uyu munsi wa none tugenda tubona ingaruka hirya no hino ku isi zigenda zigaruka bitewe n'abantu bagiye baba mu matsinda mabi cyangwa se ibigare. Ibi rero nibyo dushobora kugereranya rwose n'ibyabaye mu gihe cy'Isodomu n'i Gomora, ariko siho honyine, ahubwo turareba mbese muri iki gihe ho bimeze bite, cyangwa se mu bihe bitandukanye ijambo ry'Imana ryagiye rigaragaza ko ubuhenebere bushobora gutuma abantu bagera mu manga mbi cyane batari barigeze bateganya mu buzima bwabo. Mbere y'uko nza kugera ku bya Sodomu n'i Gomora, hari igitekerezo kimwe tubona cy'umuhanuzi w'Imana witwaga Elisa. Ahura n'insoresore abantu bumvaga yuko rwose nta cyabakoraho, dore ko hari imyaka abantu bageramo bakumva yuko rwose ari bihangange, bakumva nta ubasha kubakoraho, akumva nta wabavuga. Ibyo ngibyo akaba ari nabyo usanga Satani yaragiye akorera mu mbaraga z'abisi, abantu nk'abo ngabo bagashorwa mu bikorwa bibi byo kuvusha amaraso, gusahura, kwangiza ibintu n'ibindi, bitewe n'uko bumva yuko ahari ari bo kamara. Ariko izo mbaraga zose zikaba zigera igihe zikagira iherezo. Igitekerezo cye tukibona mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri, umurongo wa 19, turi bukomeze tugeze hafi ku murongo wa 25. Uyu muhanuzi w'Imana byamugendekeye gute? Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu, aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Bukeye avayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka. Ari mu nzira yigendera, haza abahungu bavuye mu mudugudu, kandi uwo mudugudu yari yamaze kuwukorera igitangaza. Bari abantu bahinga bakarumbya, bitewe n'uko amazi bakoreshaga buhira imyaka ari mu umunyu. Amaze kubagirira neza, amazi arayahumanuye. Abantu bamwe, abakecuru n'abasaza, baravuga batashye, turaruhutse rwose, ntabwo tuzongera guhangayika bitewe n'imyaka yacu izangirika kubw'amazi mabi. Ariko noneho
mwumve umurongo wa 23 niho turi. Bukeye avayo ajya i Beteli, akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka, baramubwira bati, zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Munyumvire nama, uyu ni umuntu w'Imana wimikishijwe amavuta. Imana yatoranyirije kugira ngo ayigaragaze, ayihagarare muri icyo gihe. Ariko izi nsoresore zirangije zimubwira amagambo yo kumuningura no kumutuka no kumusebya no kumuharabika, maze arakebuka, arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu ebyiri z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Mwumve ko iri tsinda ryari itsinda rinini, bahari abasore benshi, ariko umugambi wabo no guhura kwabo ntabwo bari bahujwe n'igikorwa cyiza, haba na busa rwose. Mbese wowe amatsinda ubamo, abantu ubana nabo, mbese abo bantu bakujyana he, bakugeza he? Mbese ibikorwa witabira ni ibikorwa bizabyara uwuhe musaruro? Iyi si ya none ifite ikibazo cy'uko abantu bayibamo ariko badashobora gushungura ngo babashe gutandukanya indyo n'imoso, babashe kumenya icyiza ngo abe aricyo bagundira, ikibi bacyamagane. Ibi rero nibyo byagaragaraga ku baturage b'ahantu hitwa i Sodomu n'i Gomora. Bibiliya itubwira iki kuri abo baturage? Nk'uko tubonye kuri aba basore, urumva bari abasore bo mu mudugudu, abasore bari aho bagera igihe bagahamagarana bakavuga bati, nimuze tuyihurire ahantu duterane. Babona umuntu bakamwirukaho cyangwa se bakagiraho batangira. Rimwe na rimwe bakaba barimo n'abagizi ba nabi, abambuzi, ibisambo n'abandi b'ibirara bari aho ngaho. Ariko guhurira hamwe kwabo bakamubwira amagambo asesereza, akomeretsa, amutesha agaciro, amupfobya, dore ingaruka byabagizeho. Mu Itangiriro igice cya 18 tubona uburyo Imana yaganiriye n'umugaragu wayo witwa Aburahamu. Yari amaze igihe we n'umufasha we Sara batagira urubyaro, ariko igihe kimwe baza kugira abashyitsi barabagenderera. Abo bashyitsi nibo baje kubwira Aburahamu yuko agiye kuzabona umwana ageze mu zabukuru. Ndetse umugore we Sara abyumvise yarasetse, bisa naho avuga ati, rwose ibyo ngibyo sinzi ni yewe ari gihe bizabaho. Ariko icyo tugendereye hano ntabwo ari ikiganiro bagiranye na Aburahamu aba bashyitsi, ahubwo icyo tugendereye gikomeye ni ikiganiro bagiranye nawe bamubwira iby'isodomu, si iby'ubuzima bwe, iby'isodomu. Noneho abo bamarayika igihe kigeze, Aburahamu arabaherekeza. Mu kubaherekeza baramubwira bati, rero umurongo wa 16 w'igice cya 18, abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. 20 Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje i Sodomu, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Ahangaha turabona yuko ari Uwiteka ubwe waje akajya kwa Aburahamu, ndetse bigaragara ko Aburahamu yari afite umwanya wo kuganira n'Imana ye, kandi yari asanzwe afitanye amabanga nayo, yagiranaga nayo ikiganiro kenshi. Ariko noneho twumve Aburahamu icyo yakoze. Aburahamu yumvise icyo kiganiro, yumvise ibigiye gukurikiraho. Umurongo wa 23 ngo, Aburahamu aramwegera, yegere Uwiteka, aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka kubwo abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukaho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirakazira. Umucamanza wari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. Aburahamu yakomeje kuganira n'Imana. Ahari iki kiganiro bishoboka ko byari mu mwanya wo gusenga, avugana n'Imana ye nk'uko yari asanzwe abikora. Ariko noneho burya hari igihe ushobora kuganira n'Imana bitewe n'umushyikirano ufitanye nayo. Tubona abantu bagiye baganira nayo, abo ngabo barimo Mose, hari n'abandi
Daniyeli na bagenzi be bajyaga bagira igihe cyo kwerana n'Imana bakavugana nayo. Hari n'abandi ijambo ry'Imana rigenda ritwereka, ariko reka tuse n'abibanda ahangaha muri iki kiganiro. Aburahamu arakomeza aratakamba, agenda amanura umubare avuga ati 50 navuze ahari ni benshi, reka manure. Aramanura, aragenda bigeze ku murongo wa 32 ngo aramubwira ati umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamwe 10. Aburahamu yagerageje kunyuzamwo amaso akurikije abantu ko abazi, akurikije uko abanye nabo, aravuga ati byaye byose ntabwo Isodomu ni Gomora hashobora kubura abantu 10. Arangije avuga ati mwami ngiye kuvuga rimwe rya nyuma, abantu 10 nibaboneka mbese ntabwo uzahareka rwose? Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera amaze kuvugana na Aburahamu asubiriwe. Mwumve rwose, Aburahamu yatakambiye umurwa w'Isodomu, atakambira abaturage baho. Aburahamu yari asanzwe azi Loti kuko yaramubereye nyirarume, yari asanzwe amuzi, yaragerageje no kumurwanirira mu bihe bitandukanye, avuga ati rwose nzi yuko Isodomu ni Gomora hatuyeyo Loti, kandi Loti ibyo byose n'umuryango we n'abantu afite, abakwe, abakazana n'iki, ntabwo abantu 10 bazabura. Igice cya 19 cy'Itangiriro. Bamarayika bombi bagera Isodomu nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'Isodomu. Bivugwa yuko Loti muri iki gihe nubwo yari yarahagiye ari umwimukira, ariko yari asigaye ari umwe mu bayobozi. Noneho kuba yari umuyobozi w'umujyi waho, byatumaga iteka aza mu marembo y'Isodomu, akaba ariho acira imanza z'abaturage baho. Yari umuntu wabayeyo, bigeza n'igihe baramwizera, baravuga bati fata ubuyobozi, arabufata. Ariko noneho mwumva ibyamubayeho. Yicaye mu marembo y'Isodomu, Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati oya, turarara mu nzira buke. Arabahata bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe, bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu, abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka, arukingira inyuma ye. Duse n'abajyana muri iyo pica, Loti afite abashyitsi bari mu nzu, umuryango uri mu nzu, abantu baje ninjoro bagosa urugo. Barangije bagira wo bohereza imbere bati mwe mubanze mugende mukomange. Baraza barakomanga, bageze kwa Loti baravuga bati abagabo binjiye ahangaha iwawe bari he, ngo basohoke turyamane nabo. Mbega abaturage bari baramaze kwangirika bikomeye. Loti ajya ku rugi, arasohoka, rukingira inyuma ye, arababwira ati bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa 2 batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirira ibyo mushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Baramusubiza bati have tubise. Bati uru rugabo rwaje rusuhuka, none rwigize umucamanza, munyumvire namwe. Kandi nibo bari baramutoye, ariko kuba yarahawe inshingano akaba atari kubaha umudendenzo ngo bakora ibyaha nk'uko bashaka, bigeze igihe bavuga bati yihaye inshingano, yihaye ubuyobozi, yihaye imirimo. Noneho bati turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basunika Loti cyane, begera urugi hafi kurumena rwose, maze babagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu bakinga urugi. Ahangaha hagaragayemo imbaraga ndengakamere zagombaga guhosha abo bantu. Loti baramukurura, bamukuruye. Loti yari afite uko asanzwe akinga, ariko babagabo noneho bari bo bikingira. Aha tuhabona igikorwa gikomeye kijya gusa rwose n'icyabaye kuri ya nkugiye kwa Nowa. Abantu bagerageje guhamagara no kureba uburyo bavuga bati Nowa dutabare, dukize, dore turi gukomanga. Nowa aravuga ati rega ntabwo ari gihe wakinze. Ariko ayo majwi y'abo bantu batakaga mu gihe cy'umwuzure Nowa yarabaze. Naha rero abamarayika baravuze bati ntabwo Loti tukwemera gukinga, injira mu nzu twe twikingire. Icyakurikiyeho ni iki rero? Maze babagabo basingiriza Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu bakinga urugi, batera ubuhumyi abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru birushya bashakisha urugi. Babagabo baza Loti bati hari abandi bantu ufite, umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo ufite mu mudugudu bose bakuremo, tugiye kurimbura aha hantu, kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura.
Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, arabwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Abaturage b'isi bari kwikanga, barasa naho bumva bagiye kunyagwa. Ibyo birabaye ndetse bidatinze, umwuka w'Uwiteka akurwe mu isi. Nimwumve kandi mwumvire icyo Uhoraho ababwira. Nimwumve kandi mwumvire, Yesu aracyateza amaboko. Nshuti turi kumwe muri iki kiganiro, ahari wabashije gutega amatwi ibiganiro byabanje. Ubushize twabonye yuko Imana yahaye abo mu gihe cya Nowa imyaka 120, ariko noneho aba bose imyaka 120 ahubwo bahawe umunsi umwe, ijoro rimwe ryo kugira ngo babe bahawe umuburo. Aba baturage Loti yagerageje kubanyuramo akurikije abo azi bashobora kumwumva. Hari abo yari azi ko badashobora kumwumva koko, kuko ndetse n'imiryango imwe, abasore bamwe, abana babo, abandi bari bamaze kuzenguruka inzu ye bayigose. Abamarayika babatera ubuhumyi, ariruka nkaravuga ati abasigaye bari mu ngo zabo ahari batafatanyije naba, reka njye kubabwira akaga kagiye kubaha ngaha. Yaraye yiruka ijoro ryose ajya kubaburira. Abo bantu baranga, bamugira urw'amenyo, nabo baramuseka bavuga bati muzehe rwose sigaho, aha hantu urabona uko hameze ntacyo haba. Ngo babigira ibikino, bumva yuko ari uko bizahora. Ndeka nongere nkurangire cya gitabo ubushize nigeze kuvugamo amagambo atangaje cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, cyanditswe n'umuntu ufite umwuka w'Imana. Wumve amagambo yavuze ku ipaji ya 78. Turakomeza. Mu midugudu yo mu kibaya cya Yorodani, Sodomu yari nka ya ngobyi y'Uwiteka. Mu Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 10. Irumbuka kandi ari nziza. Imirima yaho yagiraga umusaruro mwinshi, kandi imikumbi n'amashyo byahoraga ku misozi ikikije icyo kibaya. Ubukorikori n'ubucuruzi byazaniraga uwo mudugudu wari ufite ubwibone umutungo mwinshi cyane. Ubutunzi bwo mu burasirazuba nibwo bwarimbishaga ingoro zawo, kandi abacuruzi bazanaga ibigega by'ibicuruzwa by'agaciro kenshi ku masoko yawo. Abantu ntibavunikaga ari mu bitekerezo cyangwa mu mirimo, kuko icyo umuntu yakeneraga cyose yakibonaga. Nivuga ngo Isodomu hari ahantu heza cyane, i Gomora hari ahantu heza cyane. Yari imijyi ibiri ituranye ariko ihahirana, ifite ubukungu bwiza, bitewe n'uko abacuruzi, abantu bose niho bazanaga ibintu by'agaciro. Ubuzima ngo abantu baho bwari buboroheye, nta wavunikaga, icyo umuntu yakeneraga cyose yarakibonaga. Kuba imburamumaro no kugira ubutunzi bituma umutima utigeze ubabazwa n'ubukene cyangwa agahinda winangira. Abantu birunduriye mu irari. Dore iki ni cyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu: ubwibone n'ibyo kurya byinshi n'ubukire bwe n'ubw'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga ukuboko kw'abakene n'indushyi. Bari abirasi maze bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho. Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 49 kugeza ku wa 50. Nta gihe Satani arushaho gusohoza imigambi ye nk'iyasanze abantu bakora ubusa. Bariya basore twabonye bigeze gutuka umugaragu w'Imana umuhanuzi Elisa. Bari abasore, insoresore ngo ziraho zidafite icyo gukora. Ujye wirinda mu buzima bwawe yuko Satani ariwe waguha akazi. Ujye wirinda mu buzima bwawe aho uva ukagera, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusore, waba uri umukobwa, wowe untegeye amatwi, utegeye amatwi iri jambo, ujye wirinda yuko Satani ari uguha akazi. Akazi wahawe na Sekibi nta musaruro muzima kagira uretse kurimbuza nyirako. Isodomu bari baratwawe n'ibirori, kwinezeza, kurya n'ubusinzi. Harangwaga irari ribi cyane. Ku mugaragaro abantu basuzuguraga Imana n'amategeko yayo, kandi bagashimishwa n'urugomo. Nubwo bari bafite icyitegererezo cy'abantu babayeho mbere y'umwuzure, kandi bakaba bari bazi irimbuka ryabo, bakurikiye inzira isa n'iyabo yo gukiranirwa. Tubona yuko Imana mu gihe cy'umwuzure yavuze ati
rwose abantu b'iki gihe kwifuza kwabo ni kubi cyane, ndetse ngo bigeze igihe Uwiteka yicuza ababazwa no kuba yararemye umuntu bitewe n'uko abantu bari kugomera Imana. I Sodomu rero nabo ngo ntabwo bari baravanye icyigisho ku bakera ngo bibabere akabarore maze bihane, ahubwo baragenda nabo bakora nk'ibyo abakera bakoraga, ba bandi barwanyije Imana. Mbese ubuzima bwawe baba muri iyi minsi wowe bimeze bite? Igihe Loti yimukiraga i Sodomu, ubugizi bwa nabi bwari butarakwira isi yose, kandi kubwo imbabazi z'Imana yemeraga yuko bavirwa n'izuba kandi badakiranuka. Imana ivubira ababi n'abeza, abakiranutsi n'abakiranirwa. Iyo izuba riva bose bararibona, imvura yagwa bose bakayibona, bagasaranganya imigisha y'Imana. Imana ititaye ku byaha byabo, ahubwo igira ngo ineza yayo ibararike, ibakurure ahari bayigarukire. I Sodomu nta wari utazi Aburahamu, kandi uburyo yaneshejemo ingabo zamurushaga imbaraga cyane byatangaje abantu. Nta muntu utari uzi yuko imbaraga y'Imana yamuhaye kunesha. Umutima we w'umurava waziraga inarijye utagirwaga n'abantu b'i Sodomu, kuko bo bahoraga bishakira inyungu zabo. Wari ikindi gihamya cyerekana yuko idini yubahaga yasumbaga ayandi yose. Nivuga ngo idini Aburahamu yubahaga yasumbaga ayandi yose yari ariho. Imana yavuganaga n'abo bantu ikoresheje uburinzi bwayo, ariko urumuri ruheruka barwanze nk'izindi muri zarubanjirije. Imana igira uburyo bwinshi buriramo abantu. Mbese muri iki gihe wowe nta muburo w'Uwiteka uri kwanga, mu gihe Imana igenda igaragaza yuko ibiriho atari ko bizahora. Imana igatanga ubutumwa ukabusuzugura. Ukwiye gutekereza kugira ngo nawe utazamera nk'ab'i Sodomu n'i Gomora. Ubwo rero ijoro rya nyuma ry'ab'i Sodomu ryari ryegereje, ariko abantu ntibabimenye. Igihe abamarayika bari bageze hafi bafite ubutumwa bwo kurimbura, abantu barotaga ubukungu n'umunezero. Hari igihe abantu bashobora gutekereza iterambere, bagatekereza ibyiza bazageraho, kandi igihe cyabo cyo kubaho cyarangiye. Bumvaga hari igihe cy'umunezero, igihe cy'ibihe byiza kiri imbere, bakomeza gusinzira mu byaha byabo. Umunsi uheruka wari nk'iyindi yose yazaga igahita. Igihugu cy'ubwiza butagira akagero cyavirwaga n'imirasire y'izuba ryarengaga. Hari urujya n'uruza rw'abashakaga kwinezeza muri iyo saha, kandi ariyo saha ya nyuma yo kubaho kwabo. Mu kabwibwi nimugoroba nibwo babonye abashyitsi babiri baza babasanga, ndetse bari bageze hafi y'amarembo y'umurwa. Nta n'umwe washoboye kumenya yuko abo bagenzi bari intumwa zikomeye z'iteka ryari ryaciwe n'Imana. Abo bantu benshi batagira icyo bitayeho ntibigeze barota na gato yuko uko bakiriye izo ntumwa zivuye mu ijuru ari ryo joro bari bugere ku iherezo ry'ibibi byabo, ari byo byarimbuye umurwa wabo. Ikintu tubona kibabaje muri iki gitekerezo nuko ngo ku ipaji ya 79 Loti yajya hanze kugira ngo abinginge, maze ngo yavuze ijambo rikomeye ngo bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Yakoresheje bene data ashatse kuvuga abaturanyi be yizeye ko bamwumvira, ariko nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana avuze ngo wa kigabo we tubise tutakugirira inabi iruta iyo dushaka kugirira abo bagabo. Mbese nk'uko twabibonye dutangira, wowe ntabwo wishimira kuba mu matsinda mabi, ntabwo wishimira kuba mu bigare bishobora kukugeza aharindimuka. Ntabwo uyu munsi tugera neza ku iherezo ry'aba bantu b'i Sodomu n'i Gomora, ariko icyo tubona gikomeye, abantu b'i Sodomu n'i Gomora bari abantu bashayishije mu bibi, bari abantu bakora ibyaha nta kibakanga, bari abantu urubyiruko rwaho, abagabo baho batanejejwe n'umugambi Imana yashyizeho igihe yaremaga Adamu na Eva, wuko umugabo agomba kubana n'umugore, kandi umugore we nawe akanezezwa no kubana n'umugabo we. Ahubwo bageze igihe iryo hame ry'ijambo umuremyi wabo yashyizeho barirenga, baravuga bati twebwe icyo dushaka ni muzana abo bagabo turyamane nabo. Kandi bari abagabo bashaka kuryamana n'abandi bagabo. Mbese isi ya none yo imeze gute? Tugomba kureba ibya kera bitazaba ari byo bigaruka, twe tukishimira ko turi mu buzima kandi ari ubuzima bugana habi. Mbese ntabwo ujya wishimira kuba mu matsinda ashobora kukugeza mu kaga. Ijambo ry'Imana hari icyo riturarikira. Mbere yuko dusoza uyu mugabane, mu gihe twitegura kuzakomeza iki cyigisho, ndagira ngo wumve amagambo aboneka muri Zaburi ya mbere. Turava ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza.
ariko uyu nguyu ni uwuhe? Ni wa muntu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Igihe habayeho gahunda abantu bateguye z'ubugizi bwa nabi, gahunda zo kuvusha amaraso, gahunda zo kwambura abantu ibyabo, gahunda zo guhohotera, ugasanga abantu banoganyije umugambi wo guhohotera, ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu utazifatanya n'aba ngaba arahirwa. Imana igufashe muntu turi kumwe muri iri jambo ry'Imana. Uwiteka kugirire neza, kugira ngo duhitemo kuba mu matsinda meza yubaha Imana, ayihesha icyubahiro kugeza ubwo Yesu azerekanwa. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana ihoraho, turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe ko ritweretse uburyo dukwiye kwirinda kuba mu matsinda y'abagizi ba nabi, amatsinda y'abagambira ibibi, amatsinda y'abagira inama zisenya. Data mwiza, Sodomu n'Igomora byabakozeho. Abasore bahagurukiye Elisa umuhanuzi w'Imana bakamutuka bakamutesha umuntu, byabakozeho. N'uyu munsi wa none umuntu wese wahangara gupfobya umuntu waremwe ku ishusho y'Imana akamutesha agaciro, ntabwo byagarukiraho. Uwiteka uduhe kukuyoboka rwose, tukwiyegurire, maze ubwo uzerekanwa, ubwo iherezo rya byose rizashyirwaho, natwe tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen.